aho ni munyemerere bihere ikaze kuri Era TV show. Ndabashimira uburyo mukomeje kubana natwe, murakora subscribe, nibwo buryo bwonyine bubafasha gutuma ibiganiro byacu bibagereraho igihe. Ibitekerezo byanyu kandi birakomeza kutwubaka, ni inyamibwa inkunga yanyu turacyakeneye. Reka nizere ko tugiye kubana kandi turabana neza. Tugiye kuganira ku makuru hari kuvugwa iwacu mu karere, niho dutinda. Tuba turi Kigali mu Rwanda, Gitega mu Burundi, turi Kinshasa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko ibi ntabwo bitubuza kuba twagiye Mozambique, ntabwo bitubuza kuba twazenguruka muri Afrika ngari byanaba ngombwa tukajya ku bindi bice bisigaye by'isi hirya no hino. Nakomeje kwakira ibitekerezo byinshi by'abantu bagira bati, Rugamba, ko twabonye nzi neza cyangwa twabonye tuzi neza yuko ukurikirana cyane ibibera ku butaka bwa Israeli, ibibera ku butaka bwa Libani, ibibera ku butaka bwa Iran, Thailand, ibibera ku butaka bwa hariya muri Palestine, ubwo yaba West Bank ndetse na hariya Gaza Strip, hariya hose ubwo ni muri ku butaka bwa Gaza, ko tubizi kubikurikirana. Kuki utajya ubiduha? Uraduhora iki kuri Sound of Muhabura? Ni urubuga nari narifuje ko tuzajya dutinda cyane mu karere, ariko ubwo mwatangiye kumva ibitekerezo muri benshi mugira muti tunyarukire turebere duhuriza ibiri kubera hariya, aho biri kuganisha isi naho biri muri aka kanya, turebe uko byaba bimeze, kuko twagiye tukubona ku bindi bitangazamakuru bitandukanye utanga ibitekerezo. Ndagira ngo mubwire yuko ibitekerezo byanyu nabyakiriye, nabyumvishe. Mu by'ukuri uko imbaraga ziranshoboza, mwabonye ko ndi kugerageza gushaka umufatanya wajya mfasha, ubwo ni ndi gushaka uburyo nabona inzobere cyangwa se umuntu wabibasha ku buryo twajya tungekanya tugatizanya imbaraga. Mwuka byaramwe, ntabwo ibitekerezo byanyu ari ukwanga kubyitaho, ndi kubikurikirana. Muratangira kubona ibiganiro bitandukanye bivuga kuri izi nkuru z'uburengerazuba. Aka kanya ibintu birakomeye. Mwabonye yuko ubu tuvugana umuyobozi w'ikirenga Ayatollah, uyu musaza w'imyaka 85 amerewe nabi cyane, ni ku butaka bwa Iran, Tehran. Bati ninde ugomba kumukorera mu ngata? Nabonaga bari kuvuga umuhungu we wa kabiri, kubera yuko ari we wize ibijyanye n'igisirikare cyane cyane kandi n'ibijyanye n'ubutasi. Ukabona yuko ni ibintu asa n'uwibandamwo cyangwa se atindamwo. Ibyo byose rero bikaba biri mu bintu bigira biti ashobora kuba ari we wazahabwa amahirwe yo gukorera mu ngata ise uyu umuyobozi w'ikirenga Ayatollah, umusaza rwose bigaragara yuko ubuzima bwe buri mu manegeka. Niko twabivuga, kuko nabonye n'ibitangazamakuru bikomeye bya Iran byatangiye kugira icyo bibivugaho cyangwa bibikomozaho. So namwe mu makuru abagenda avugwa. Ariko ibintu bibaye nk'ibi ngibi, hari abagira batese ubwo abanyamerika, abanya-Israeli, nk'uko ejo bundi ruriya rupfu rwa perezida ari bashatse kunuganuga yuko hari aho baba bahuriye narwo, ati ntibaba bamuroze n'ibindi nk'ibyo. Ariko urebye n'imyaka afite, ntabwo twavuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran rwose twahita twihutira kubishinjuruzi. Nabyo byashoboka, kuko ibihugu birareba bino bihugu uburyo bwari bwo bwose bwo gutekinga down abagabo bakomeye ku nzego zo hejuru. Buri gihugu giciye mu cyuho ikindi kirabikora, ariko urebye n'imyaka nyine y'uyu muyobozi w'ikirenga wa Iran, ntabwo ari byo wahita utindaho. So nakari gaciyemwo. Ndagira ngo mabwire yuko muri West hari amakuru menshi, muri Middle East hari amakuru menshi. Nabonye ko rwose dufite task yo gushaka uburyo naho tuzajya tuganira. Yego, ubwo mbaye mbabongeho cyangwa se ndabateguje, tuzareba uko bimeze. Ese abahauti bimeze bite? Ese uyu Joe Biden uri kugenda asohoka muri White House, ntituramenya niba azasigamwo Kamala Harris, nta nubwo yewe turamenya niba ari Donald Trump ugomba kuzinjira muri iriya nyubako. Gusa abakurikirana uburyo abademokrate n'abarepublika babanye kuri ubu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abenshi nabonye batanga amahirwe kuri Trump, uyu mushoramari cyangwa uyu mujejetafaranga. Ariko abandi bareba uburyo uyu Barack Obama rwose ari kugenda ashekinga ikiganza na Kamala Harris, ati byanga bikunda turi kwibona abademokrate bongeye bakicara kuri iyi ntebe. Ibi ntago ndaza kubyemeza cyangwa ngo mbihakane, kuko amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni amatora rimwe na rimwe agenda atungurana cyane rwose. Wa undi waza gukabona mu mbuga mu bitangazamakuru ni uremereye, birangiye abaye umuntu wicajwe ku gatebe da. Ibi twagiye tubibona mu bitandukanye. So urumva ko dufite byinshi byo kuzavuga rero muri biriya bice by'uburengerazuba ndetse no muri Middle East. Aho hose tuzajya ducisha mwiturushi mu gusesengura amakuru bwacu, turebe uko bimeze. Birumvikana neza yuko muzakomeza kubikurikira hano kuri Sound of Muhabura. Ni Rugamba muzajye mubana, yewe kandi ndibuze kugerageza nshake n'abandi bafite makuru bazi guhuza ingingo kuri aya makuru ku buryo bizagenda bimera neza cyane. Reka mbihere ikaze rero mu makuru yo mu karere. Tugiye kuza ku ngingo ziremereye. Ejo nagarutse ku rubuga nyuma y'iminsi igira muri 3 nari maze iminsi nabaye ibiganiro, gerageza guhuza amakuru menshi nabahaye mu gihe kingana n'iminota 30 na 40 namaze tuganira. Arigeramo
so hari umuntu wambwiye ati rero Rugamba ati jya ugerageza udushakira ingingo nkeya ziremereye tuziganireho, ariko murabizi ko ariko nsanzwe mbikora. Icyakoresho nabahaye ingingo zivangavanze nyinshi, nabonaga mfite amakuru menshi mu gihe gito, biba ngombwa yuko ngenda nyavangavanga, tujya Mozambique, tujya muri Congo, tujya Burundi, mu Rwanda, mbitanga mu gihe kimwe. Nimugire ngo ni ukubaha amakuru y'akajagari kuko ntago mbisanzweho, wenda bo tubana murabizi, ariko nuko nagiraga ubwo ntabaherukaga mu gihe gito mfite, reka ngende babonja ku makuru ariko barizwa hirya no hino. Mbashimira cyane uburyo rero munkurikira, mbashimira n'uburyo mwakira ibyo mbategurira, mbashimira n'uburyo mumpa ibitekerezo muri imfura. Njya mbibabwira uko mungana kose mujye mumenya ko muri ab'ingenzi muri imfura cyane, ndabibashimira cyane. Hari n'uwankosoye ejo muri uko gutanga amakuru menshi, haraho nibeshye mbabwira ati François Bozize mbamutwereye igihugu cya Mozambique. Hari uwahise nkosora ati Rugamba, Bozize umugejeje muri Mozambique ute? Wowe kabyarawe ntago kuba ari ikibazo cyo kuba navuga wenda ibyo ntazi, kuko bino bintu njya kubivuga nabanje kubitegura nkameka ngasho ibyo ngiye kubabwira. Ubwo nafashe Bozize wa kale mbamutwereye Mozambique, ariko umuntu wese yasobwa, ariko ntago binyemerera kuza kubabeshya cyangwa ngo mvuge ibyo ntakabaye mbabwira. Nari nsa n'uwari ugendeye gukora aka kantu kuko hano hantu hose u Rwanda rufiteyo ruri gutangayo umusada, yaba Mozambique hari amasezerano y'ibihugu byombi mu bijyanye no kugarura umutekano. U Rwanda rufite ingabo zagiye kugarura umutekano hano Cabo Delgado mu bice bigiye bitandukanye, ariko u Rwanda nanone ku masezerano y'ibihugu bibiri yewe na UN hakiyongeraho memu na ya UN, tunareka na ya UN mu butumwa bwa MINUSCA. U Rwanda runafitanye amasezerano n'igihugu cya kare cyangwa se Republic of Centrafrique, Republika ya Centrafrica, ku bijyanye nanone no kubafasha kongera gustabiliza cyangwa se kugarura umutekano muri kiriya gihugu. So hari igihe rero kaza gutyo kakitambikamo ugasanga ingingo igonze indi, ariko ndabubaha. Ntago muri abantu bo gufata ngo nze mbararuriza ibyo mbonye byose, nze nicara mbabwire mubona ko nsobora kwibeshya cyakoze ndi umuntu, ariko nditwararika iyo ngiye gutegura ibyo tugiye kuganira. Hari abo bishimisha, hari nawe bidashimisha, kuko zimwe mu nkuru tujye tuganira ziraremereye nk'izo tugiye kuganira kano kanya. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ari mu rugamba rukomeye cyane rwo gushaka guhindura itegeko nshinga. Ari gushaka guhindura itegeko nshinga, abantu bati ari gushaka uburyo azagotomera manda ya gatatu. Icyakora nabonaga Kisangani hano abamwakiriye bari bambaye imyenda iriho Tshisekedi Chilombo. Ibi ntacyo bitwaye, ni bisanzwe ahantu hari abakuru b'ibihugu bitandukanye muri ibihugu byacu, nyine baracyambara imyenda iriho abakuru b'ibihugu, byo ntacyo bitwaye. Ariko nabonaga mu kintu gikomeye bari kuganiraho cyangwa se bari kugerageza kuvugaho, basa n'abahise batera imboni igira iti niba utangiye kunuganuga cyangwa se kuvuga ku bijyanye no ku itegeko nshinga ryahindurwa, uri gushaka uburyo wafata manda ya gatatu. Abo ni bamwe bahise babibona gutyo, ariko ngiye kuri aya meza yacu y'ubusesenguzi ntabwo ariyo ngingo ngiye kuzana, kuko birashoboka ko mwanabirebye ku ma TVs, mwanabyumvize ku mbuga no ku bitangazamakuru byandika mu bitandukanye. Ikintu gikomeye twe tugiye guhita tuzaho ni iki gikurikira. Hari iturufu ikomeye muri iyi manda ya kabiri yatangiye, memu ni ya mbere yarangije, yo kuvuga ku bijyanye n'uburyo ki u Rwanda, Perezida Paul Kagame, ubutegetsi bw'u Rwanda n'ibindi nk'ibyo. Mbese u Rwanda ryari turufu rikomeye kuri iyi manda ye ya mbere, memu no gukomeza kuri iyi manda ya kabiri amaze kugotomeraho umwaka, iturufu rya u Rwanda. Iyi ngingo turayitwarira rimwe n'ifatwa ry'ibice bimwe na bimwe, harimo za Kalembe n'ibindi bice bitandukanye biri muri Walikale, ndetse M23 amakuru ari kutubwira yuko yanatangiye gushyiraho inzego. M23 ifata village, ifata localité, ihita ishyiraho n'ubutegetsi cyangwa se ishyiraho inzego. Ni ibintu turi buze gutwarira rimwe. So Walikale ni igice kinini kigizwe n'amashyamba, ariko nanone gikungahaye ku bukire, kuko nabonaga bazi neza Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku buryo geographically bavuga yuko nibura Walikale ishobora kuba ngo ikubye kabiri izindi teritwari zisigaye muri Eastern DRC. So niko reka ndebe superficie ya Walikale niba twayibona. Kandebe mwihangane gato rwose kugira ngo ntanababeshya. Reka ndebe niba yaza hano duhite tugereranya tugendeye ku bindi bice tuzi. Barayimusera internet mfite anga ndabona atari byo bari guhita bame byo mbabajije.
reka nze ndebe ndabona banyihera map batari guhita bama superficie neza ngo turebe ingano yayo gusa mu by'ukuri ndaza kureba neza gusa nyine amakuru mpamo nuko Walikale iruta izindi teritwari wenda badukurikiye munabizi neza muraza kunyunganira ntegura ntago narebye buno buso neza bwa Walikale ariko ubu bunini bwa Walikale ntabwo ari igice gituwe cyane n'abaturage ariko ngo ni igice kiganje ku mashyamba kuko nka za forêt equatoriale nimwo zigaragara hakazamwo ariko umwihariko wuko habarizwamwo umutungo kamere donc uri ku gipimo kiri hejuru mwanabonye yuko kwinjira muri Walikale kwa M23 ari byo byongeye gusa n'ibizamura imvugo z'abafaransa France yongeye kugira iti turamagana cyane turamagana ndetse ntabwo turi kumva impamvu aba bahungu babarizwa mu ntare za Sarambwe n'abakobwa bongeye bagahirahira bagatinyuka ko violatinga icyo twita gahunda ya Rwanda yewe nta nubwo ari ababonyine abantu banatangiye kongera kwibaza kuri uyu muhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joao Lourenço bati uyu musaza niwe wakabaye yumvikana yamagana M23 kuri iyi nshuro so bamwe nabonye banatangiye kumushinja boss ntabwo ndaza kubyita ubugambanyi nkuko bamwe nabonye bari kubikoresha ariko bamwe batangiye kuvuga bati nyamara n'aba bantu turi kwizera yuko benda kudufasha ku addressing ibibazo byacu nk'abanyafurika nabo bari gukoreshwa ati Angola abantu banakomeje rega kunenga buri Angola nanjye ndimo hari igice nayinenze so twirirwa tubona mu baba diplomate bacu batubwira ko ngo bari ngo umuntu ngo ari kwishimira umuhate bari gushyiramwo tukumva Angola yahuje abakuru b'ibihugu bavuganye ariko ngende narababaje ngose kuki nta ruhare twigeze tubona rwa Angola rusaba abasirikari bagiye muri DRC kuhava abo ndavuga ba SADC kuko Angola ni igihugu kinyamuryango sinzi namwe uko mubibona so ntekereza ko Angola yiza kuba ifite ubwo bushake yawe n'ububasha na African Union wenda ako gatambwe kari guterwa niko ngiye mbitekereza ariko that is my opinion wenda namwe mfite ubundi buryo mubibona so ibyo rero ni ibihari ni ingingo ebyiri turi buze gutwarira rimwe rero M23 gukoza ibirenge muri Walikale ntabwo ari teritwari yose kuko ni nini cyane ntabwo ari abantu bavuga ngo barafata mu kwezi kumwe hagakubitiraho n'uwo mwihariko wuko ni igice kinini ariko kigizwe n'amashyamba cyane ariko kikaba gikungahaye nanone ku mutungo kamere ariyo mpamvu mwabonye ko isi yose yanyeganyeze Tshisekedi rero ushaka guhindura itegeko nshinga ubwo reka tubihinduke abariho turi buze guhera ariko nanone tujya gusoza turareba icyo ipari bari kuvuga kuri M23 ariko si ubundi kuba ibihugu by'uburengerazuba icyo tubona bikoresha amajwi gusa n'inyandiko rimwe na rimwe bagahana igifurumba cy'amafaranga uyu mutegetsi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza kwibaza nuko badafite inzira yo gukoresha igisirikari wenda uretse no MONUSCO definitely ni ibintu bigaragarira n'udashaka kubibona ku mirongo y'urugamba uretse ko nayo twaje kubona ko imbaraga ishyiramo ntago ziri efficace mu by'ukuri niba bafite ibihumbi birenga 10 na rimwe na rimwe akaba ariko tubumva mu mirwano nuko baruma bahuhaho mu mboni yanjye mbona ko bafite ubuhanga bukomeye bwo kwanga kwiteranya no munsi kuko badashaka kwiteranya na Kinshasa bayijijishe bajyane ku mirongo y'urugamba barase kuri M23 nabwo barase banga abasirikari ba Wazalendo abasirikari b'igihugu donc FARDC ni bakomereka babatiza indege zanditseho UN bajye kubavuza babatware mu bitaro nandi nkaho ubundi bahina karenge biturize bigarukira hane ngoma nandi atandukanye so ubona ko sinzi ko mubibona nubwo tujya twumva amatangazo avuga yuko UN ingabo zayo ziri mu ishami ryaje kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ziri muri coalition iri kurasa kuri M23 mu mboni yanjye sinekereza ko ibihumbi 12 byose byeguye imbunda icyarimwe bakarasa kuri M23 urugamba twumva rwabahuje ariko tuba twakabaye turwumva aha muri buze kuvuga ngo noneho ko umeze nk'uri kumvikanisha M23 ko batayirasa muze kujya mu mibare namwe nimba mabwiye ngo muze kujya mu mibare biraza gutuma twongera gusubira 2012 turebe ngo ubwo bemeraga ko bagiye kurasa koko kuri M23 2012 byagenze gute barayirashe icyo gihe Laurent no General Sultan Makenga muyobozi komanda w'ikirenga bwo mu bijyanye n'igisirikare muri M23 we yivugira ko batigeze batsindwa rura rugamba ahubwo babonye UN n'izi communauté internationale zibatatse banga guhangana nazo ejo bitazitwa ikindi kuri iyi nshuro rero urumva harimo akantu ka dute ese
niba 2013 M23 yaranze gusakirana n'iyi MONUSCO n'iyo miryango yindi mpuzamahanga, kuri iyi nshuro kuki twumva barwanye? Ese iyo barwanye imbaraga bashiramwo nizashyizwe muri 2012 nitubalansinga turasanga zingana gute? Aho nge nanicatse kubereka uburyo aba banyamahanga baje muri Kongo gutabara Tshisekedi barashaka icyo twita kubagarira yombi. M23 none bari buyiraseho bakoresha imbaraga zingana kuri mubona bakoresha bigendere, nta uri bubibabaze, barabajije Tshisekedi bamwereke ko bamutabaye, bigarukira Goma bitemberere, ubundi bari abasirikari babo tubumve bari kuviyora abagore. Mwarabyumvise by'abahungu bo kwa Cyril Ramaphosa ko biri kugenda bigenda byato na hato, ibyo birangire babafate babajyane mu nkiko cyangwa bagira bere Kinshasa nyine ijagare n'ubundi idafite umuntu yirebera, bikomeze bikururuka bimere kuri impamvu bavuga ngo ifite ijagare, ifite umuntu ujagaraye gutyo biraho. Uyu mugabo atangiye kwirwanira no guhindura itegeko nshinga. Sinzi niba wenda senda bahari link intera, naza kuba hari link ngo mwumve ibintu yavugiye Kisangani. Nuvuga ngo guhindura itegeko nshinga icyo yavuze, ari kuvuga ngo itegeko nshinga ryacu rifite imbaraga nkeya. Iyi ni ingingo ya mbere yatanze. Nabonye ingingo ebyiri arizo bari kugenderaho Tshisekedi arizo yimirije imbere agaragariza abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo miliyoni zirenga 95. Impamvu nyamukuru yifuza miliyoni zirenga 90 n'ibihumbi 200 ngira ngo sizo zirenga hafi aho ngaho. Impamvu nyamukuru ari kugira ngo itegeko nshinga ribe ryahindurwa. No kuvuga ngo manda ya mbere yaragotomeye yararangiye, iya kabiri nayo rega buri yose ugira ngo uyu mwaka urangiye manda yo niba yagiye, nibwo atangiye kubona yuko itegeko nshinga rifite imbaraga nkeya. Iyo ni ingingo ya mbere. Ni ingingo ya mbere. Ya kabiri, iri tegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko ubundi iki gihugu cyakabaye kigendera ku itegeko nshinga ryatowe, ryaremwe, ryashyizweho n'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri ararishinja ko ryatowe n'abanyamahanga, ryakozwe n'abanyamahanga, ryanandikiwe imahanga. Ariko izi ngingo zirumvikana. Tshisekedi arabatsinda hano pe. Biramutse ari byo koko biramutse ari byo constitutionnel ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yaratorewe yarakozwe n'abanyamahanga, yaranditswe n'abanyamahanga kanandikirwa imahanga, probably Tshisekedi yatsinze, riri buze guhindurwa. Nirihindurwa we iyabateza agatego kavuga ngo ntabwo iri tegeko nshinga kuba ryahindurwa twamaze kubereka ko rifite imbaraga nkeya, nta bukana rifite. Twaberetse ko ryanditswe n'abanyamahanga, ryandikirwa n'imahanga. Turifuza ko ryandikwa n'abanyekongo rikandikirwa wacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo rishaka ntabwo ari guhindura manda za perezida n'ibindi nk'ibyo, ibyo mubishyire ku ruhande. Ba Martin Fayulu ariko n'abagabo nabo bona badafite ubukana na gato muri politiki y'iki gihugu, bahise rero baza bafatiye mbere bagira bati twakuvumbura urashaka kuzafata indi manda ariko ntibizakunda, ariko ntacyo bamukoraho n'ubundi ayifashe. Tujye tuvugisha ukuri, ejo bundi yarabatsinze batanga utuntu tw'uturego muri seni, nabyo bifata ubusa birarangira bigendera. Hari n'abavuze yuko ari ukuza nyine kuvuga kugira ngo abantu bongere bamwandikeho nk'umunyapolitike, ubundi Tshisekedi na UDPS baze bamupfundi bifaranga ajye kuba ahekenye nyine birangire kugeza manda ya gatatu igihe izaba ije. Ariko munibuke mu bihe byashize rino shyaka riri ku butegetsi, cyangwa se dushatse ko nayite mpuzamashaka, kuko UDPS ntekereza ko hatarimo umutwe umwe wa politika hari, ni amashyaka ashyigikiye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yose haragiye yashimikiyemo. Hari ubona ko mu minsi yashize bari batangiye n'ubundi kimeze nka kampeni yo gushaka uburyo bagomba kwiga kuri uno mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga. So ibi ndabibahaye rero mbibabwiye gutyo, ariko noneho reka twe gusoza gutyo. Hari ibintu byo kwibaza. Tshisekedi wari wifitiye iturufu ryo kuvuga ko u Rwanda rwamuteye, ryo gusabira u Rwanda sanctions, France, USA, Talyan, China n'andi hatandukanye. Already zino sanctions mbona ko tuvuga ko zizafatwa se cyangwa zaranze simbizi. Ntabwo turaza kwinjiramo cyane, ntituzi ngo ubasha bw'ikinshasa bugarukirayo kugusabira ibihano Rwanda. Ese akamaro u Rwanda rufitiye ibyo bihugu bishinzwe gutanga ibihano ku bindi bihugu ku isi karangana iki, ku buryo tutenda kumva China ejo yitendetse ku Rwanda? Iyo mibare nimuze kuyimbaza, nimuze kujya kunshyira mu gatebo kambwira ngo dusobanurire ngo u Rwanda rufitiye akamaro abashinwa kuruta uko ngufitiye akamaro abashinwa. Urabona ahantu hakomeye, ariko nk'umusesenguze ntabwo aho utuntu nka dutatu, ntabwo nanone nakurekera ngo nigendere. Iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite umutekano ku buryo bigaragazwa n'inama mpuzamahanga zikunda kukiberamo. Iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite umutekano ku buryo gukorana deal nacyo uba wizeye yuko izacamo 100%.
niba washoye imari mu Rwanda urushuwa ko izo institution zanyu nta uzaziba nta uzazirasaho, mbese imari mwashoye muri shuwa ko feedback izaba nziza. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko gifite iturufu ikirusha u Rwanda. Ni igihugu ku buryo ibyo ushaka kugikoreramo urabikora tout simplement, ushobora kwinjiramo wakibwiye yuko ugiye gukuramo 10 ugakuramo 100 ntiyagire ugukurikirana. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere urutu u Rwanda, byo ni ibintu tutari buze kujya mu mibare biroroshye cyane. So ibyo urumva ko buri gihugu gifite ibitambo, donc tujya tuba honete. Iyi security y'u Rwanda nayo buriya ni igishoro, reka mbabwire gutyo. Ni igishoro kuri ibihugu by'amahanga biba bikeneye ahantu hazima ho gukorera ibikorwa byabo, birimo izo nama mpuzamahanga, birimo hospitality iri mu Rwanda n'ibindi nk'ibyo security. So biriya biboneka ahantu hake abantu ntabwo mujye mubimenya. Security ubwayo rero ni igishoro gikomeye, mbona yuko birasaba rero ubuhanga ibyo bihugu ya mazina twavuze, yaba US, yaba China, yaba ibyo twavuze nyine France gutyo. Ni naho nababwiye ngo ntago bashaka gutakaza Kinshasa, ariko nta nubwo bashaka gutakaza Kigali. Aho ni mu mbone yanjye niko mbitekereza. Ikiba gisigaye ni ubuhanga bwa bano bagabo, na cyane ko ari bo bwo kudutitinga nyine, bakabana na Kigali bakabana na Kinshasa. Natwe ikiba gisigaye uretse ko abanyafurika nabonye tukiyambariye umwambara hari ninjya mvuga w'imbaraga nyine mukarakare, kuko ibihugu byinshi byagiye bibigaragaza. Igisigaye no kumenya ngo Kigali turabana gute na Paris ntibiduhombye, badukurira ibyo badukuraho, ariko natwe ari ibyo tubakeneye kubakuraho. Kinshasa turabana gute na Paris baze batwara izo zahabu, ariko se twebwe tuzakura iki Paris? Ntimuze kumbaza Kinshasa uko bigenda, ariko Kigali ndabibona. Ntabwo ntekereza ko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa ari ibintu biri bizarre gusa byo mu mazina no mu nyandiko, byanga bikunda hari profit ziza hagati y'ibihugu byombi. Ibyo byose rero bishingiye ku bushishozi buba buri hagati y'abayobozi bacu, niko umuntu yavuga bigaragara muri aka kanya. So noneho rero ubwo twibazaga ngo niba iyi turufu ya mbere yo kuhora Tshisekedi ari mu Rwanda ku butegetsi bwe, aho byanze aho akata hirya muri zo nama mpuzamahanga, so aka kanya akaba yatangiye kuzana agaturufu ko guhindura itegeko nshinga. Eske harimo akantu mutari gutekereza n'abanyene itangazamakuru benshi batari kukibazaho? Tshisekedi abantu bari barohereje igitoroshi bakabona yuko hari abamushyize ku butegetsi, banamufacilitatinga no kumwereka ko ubutegetsi bwe azaburamba nazabugumana. Ese babonye ko ari game player mwiza, ndetse yanaba game changer ku buryo bari gushaka uburyo bamutsibura indi manda ya gatatu akagomeza kigotomerera? Cyangwa se nawe ari gushaka kwigobotora ikiganza cy'icyuma cyamatse ibihugu, akaba ashaka kwihindurira ibintu bikaba mu buryo? Kuko urahita ubyumva mu buryo bubiri. Niba iri tegeko nshinga koko, nge ntabwo nari mbizi icyo akora. Ntabwo rwose nari nzi ko itegeko nshinga ry'Kinshasa ryanditswe n'abanyamahanga ndetse rikanandikirwa imahanga. Iyi ni inkuru cyashye sinzi abari babizi muba muri bakuru muri ibi bintu, ubwo muraza kudusangiza. Biramutse ari byo koko Tshisekedi nge numvisa probably kurikije ibyo bimenyetso hari amahirwe menshi cyane rikandikwa n'abanyekongo, rikandikirwa Kinshasa, bahita bazana ingingo igira iti rero kubera ko tutarabona ryabaye stable muri ko wari perezida kano kanya n'ubundi tumuhe indi manda kugira ngo abanze dushyire ibintu ku murongo. Hano definitely biba byarangiye bitabyumvikana bikagenda neza cyane. Ariko nanone ibyo ntibihagije, bishobora kuba indi turufu, kuko bana abanyaburayi bakinisha turufu nyinshi zitandukanye, bakuramo bwana bashyiramo sete kugeza ubwo bashobora no gukina ibigarasha cyangwa ibintu bikarita bya nyuma, ariko bitewe n'ubuhanga bakaba bazi uburyo babiyobora mu mukino wabo, umukino ukagenda neza. Mu ijambo rimwe birashoboka cyane yuko iyi Kinshasa tubona bashagaraje gutya bashobora kuyihindurira iturufu, bati none reka duhindure itegeko nshinga byitwe ko ryatorewe ryandikiwe wanyu, ryanditswe n'abaturage banyu, hanyuma tuguhe indi manda ukomeze dukore ibyo ugomba kudukorera. Kongo ikomeze ijagarare gutya. Kuko ino ngingo nyivaho ndibuze kubabaza ngo twizere yuko ibi bintu Tshisekedi ari kwifuza bikozwe, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari cyahinduka? Kuko ari kwivugira ibi ngibi warikare yafashwe, ibice bya warikare byinshi byatangiye kwinjirwamo. Ese tuvuge ko igisirikare wenda nibahinduke itegeko nshinga kiri bwimingiremwe agafu, noneho kuri iyi nshuro tukumva bene Tshisekedi baraje basoyemwo aba bahungu bo muri M23 bari Amavubi kuri uru rwego? Nge ntabyo mbona, kuko ntabwo negereza ko itegeko nshinga ari abadepite bazavamo bakambara amadowadowa bakajya kwirukanka nyuma y'intare za Sarambwe. Aho rwose reka mbaye igisubizo nifitiye, icyakora namwe mufite cyanyu, ariko jewe ntabyo mbona mu mbone yanjye nk'umucancanuzi. So rero ubwo urumva niyo duta abantu barimwo yababona yuko Tshisekedi bashaka kumukinisha mu mfuruka be, kuko anyi nibyo bamusaruyemwo n'ibiriya
ku manda ze zose Kongo irajagaraye, imitwe yaravutse, abantu barapfuye, abagore bafashwe ku ngufu. Ibarura riragaragaza abagore barenga 25,000 barepinzwe, donc bakorewe viole. Ibyo nta kivurira nano wenda kuzabaho ubutabera. Ibyo ni page tugomba gusimbuka tugakomeza forward next. Ariko ubwo umuntu agahita yibaza nyine uko guhindura itegeko nshinga ikindi gishya bagiye kuzana. Indi ngingo yavuze yuko ngo yatanze urugero rukomeye ngo ati ni murebe ubwo namaraga gutorwa habaye ikibazo gikomeye ku gutinda gushyiraho inzego, kandi kuko byaragaragaye ntiyabeshya. Ibintu byose babwiye nge nahise ngira n'ubwo ndavuga nti bino bintu tujya tubona ari bibi mu bihugu duturanye ni ibintu bakora babipanze. Ibi biraduha bisubizo bivuga ngo nizi ntambara ziri kuba mu bihugu bituranye bene ubwite bazifite mu bushake, definitely bazifitemo ubushake. So iyo ni ingingo ya mbere rero, iyo ni ingingo ya mbere nanifuje ko twicara hejuru kugira ngo itaza kurya kanya k'izindi. Reka dukomeze tuyiveho turebe, ariko nge nababwiye ngo hari amahirwe menshi uko Tshisekedi afite ubushobozi bwo guhindura itegeko nshinga, kuko ntawe uzamurwanya. UDPS irakomeye, iramushyigikiye. Ejo bundi yari igiye gucigagurikamo ibice, nako yongeye kisuganya, ibintu bimeze neza, bararihindura pe. Ariko twitege iki? Tshisekedi nibarihindura bakamukubita indi manda, hari igihari ibyo ari gukora gimona ko ari byo azakora, cyakora niba hari ibice atari yarinjiye mu bijyanye na exploitation bizinjirwa. Kuko niba umwaka ushize n'undi ukabutashye gutsinda ayo 23 byarananiranye, icyakora nanone abantu abavuga ko yabakinishwe ikarita muri ubwo buryo nanone nibadahindurana nabo pra. Ariko nabonyemo n'ikintu gikomeye France, uburyo wenda ni nayo ngingo tugiye guhita twinjiraho. Reka ndebe ahangaha uburyo nabonye rwose uburyo nabonye ahangaha bari kugira bati amahanga aratubeshya, abanyafurika amahanga aratubeshya. Mu kiganiro twakoranyijo nishimiye uburyo mwareyagise cyangwa se mwakoze reaction, ariko ndabona ibyo Burundi nabyo bikomeje. Ndayishimiye barashaka kumufatira yafatiwe ibihano se. Nshimishijwe cyane n'ibihano. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yishimiye ibihano amahanga yafatiye Burundi. Nabonye Perezida Ndayishimiye yakatiye banke y'Isi ibwira yuko abarundi nta nkunga bakeneye. So ishobora kuba ari politike y'u Burundi bagira bati ntabwo izi nkunga amabanka yirirwa atanga dushyira mu makredi, dushyira mu myenda ari sawa. Iriya ni politike ntarajyamo ngo ncukumbure ndebe ngo ese yo banki y'Isi itanze amafaranga mu bihugu, izo nguzanyo zishyurwa nande, zishyurwa zite, zihombye igihugu. Ni ibintu naracukumbura ngo ndebe, ntacyo nabivugaho. Kuba rero Son Excellence Ndayishimiye yagize ati twebwe ibihano badufatiye ntacyo bitwaye, tuzabivamwo, kandi nta nubwo igihugu dukeneye inguzanyo za banke. Biriya byose bifite ikintu bisobanuye ku gihugu, umuntu ataza kano kanya ngo abinenge cyangwa se abishime ataramenya icyo bishingiye. So reka twicomokere kuri iyi ngingo, ariko tuze twinjirira muri iyi ngiyi yuko ni amakuru avuga yuko M23 yashyizeho abayobozi bashya hano muri Karembe. Muri Karembe biragaragara yuko hari agahenge rwose hano muri Karembe, nkuko amakuru agaragara mu gitangazamakuru cya Rwanda Tribune abivuga. Reka turebe ko inkuru iri kuvuga noneho nze mpoza n'ibyo nanjye mfite kuri suruse. Biragaragara yuko hari agahenge mu gace ka Karembe, ni ahabereye imirwano ikaze mu minsi yashize hagati ya M23 n'abasirikari birwanaho nyine ba Wazalendo ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu ibikorwa rero birasubukurwa buhoro buhoro. Ibigo nderabuzima nabyo byatangiye gukora, biri kwakira abarwayi rwose. Hagati aho ngaho inyeshyamba za M23 zikomeje kwagura imbago cyane cyane mu gace ka Warikare, nkuko amakuru menshi cyane ari kugenda bitangaza. Mu rwego rero rwo gushimangira yuko M23 yageze ari bahari ku wa gatatu tariki ya 23 kwakira bakoze inama n'abaturage, rero babatera inkunga. Iki ni cyagenda ari indwaye rwose. Hari nandi makuru avuga yuko M23 yatangiye gushyiraho abayobozi bashya baho. Aya makuru akomeza avuga yuko rwose bashyizeho abategetsi babiri.
rero iterambere rya M23 ryerekeza kuri Warikare rihangayikishije societe civile yaho kuko kuvuga yuko ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gufata abagore ku ngufu no kubiba ngo bigiye gukomeza nk'uko indi mitwe yitwaje intwaro ngo bijye bigenda. Societe civile ihangayikishwe rero n'ihohoterwa, ariko rero ibi bintu nabyo societe civile nigeze kubabwira cyane ko ibingibi ari ibikoresho by'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Noneho na Angola hano muri iyi nkuru irimo ngo Angola nk'umuhuza ugamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo iherutse gutangaza yuko yamaganye ibikorwa by'intambara. So ibi amakuru ariko nigeze kuyababwiraho. Ni mu gihe rero kuri 26 ukwakira i Rwanda hateganyijwe inama y'impuguke z'impande zombi. Cyakora impuguke muragakoze. Impuguke inzobere mu mutekano ubwo ni mu butasi bw'u Rwanda, umuntu yavuga ngo bravo ntimucike intege kabisa. Memu na Minister of Foreign Affairs, Minister w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Nduhungire, haba bagabo Imana igibaho umugisha ntibagivinga bo wenda n'imishahara muranahembwa, byo ntituranabitindaho, ariko buri hari n'abahembwa bagira bati tuzadutega indege tugiye twiyicarira, ariko barashyiramo imbaraga rwose ukabona ko bafite ubushake. Impuguke inzobere mu by'ubutasi mu mutekano bamaze guhura inshuro zirenze 3, bagiye Kinshasa ibipapuro bakamera nk'ababiciye. Nduhungire hewe ni ibindi byabaye nk'urugendo shuri, bamaze guhura inshuro zirenze, nyuma yahagurukiye muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu nama 5 zo kuri Ministerial meeting, mu nama 5 Nduhungire enye zose yarazatendetse. So urabona ko nejo ubundi kuri 26 impuguke ziri bwongere zihure ku ya 31 z'ukwa 8 zarahuye no ku ya 14 harya 28 hafi aho z'ukwa mu ijambo rimwe. Ibi twigeze kubiganiraho mu minsi yashize tuvuga ngo SK niba abayobozi ku nzego zitandukanye bahura inshuro 1 2 3 4 5, ubundi iyo bahuye ku nshuro ya 5, iyo hagize ubaza mugenzi we ngo ku nshuro ya 2 ibyo twaganiriye kuki bitunanira no ku nshuro ya 5, mugenzi wa musubiza iki? Ni hahandi mbabwira ngo nimureke duceceke nk'abasivili, kuko inyuma y'amarido hari ibintu birenze ibyo tuba turi kuvuga n'iminwa yacu kuri izi cameras, kuko ntibisobanutse. Ministerial meeting 1 2 3 ku ya 4 Kinshasa bagaca ibipapuro, ya 6 bakongera bagahura bakaganira gukumva ibintu n'amahoro bakagira n'ibyo bemeranya, ku ya 6 bagahura, ku ya 7 ibipapuro Kinshasa bakongera so wumva ko politike nyine n'umukina hari wo kuhozaho no gukomeza kurwana, uruhande rumwe rukumva urundi ntirwumve, mbese nukuta giving up mu ijambo rimwe. So ntabwo turi buze kuvuga rero ngo bakabe badahura, kuko dukeneye ko bahura, kuko dukeneye amahoro muri aka karere, kandi mwamaze kubona yuko kugira ku mahoro bisaba ikiguzi cy'umurengera kandi binasaba ikiguzi cy'uburyo bwose. Ubwo reka dutegereze turebe zino nzobere zino mpuguke nizihurije ubundi icyaba kizagerwaho mu magambo make. Ariko mu by'ukuri mbabwira ibi ngibi ndahuza ibyo Angola yaje kwita nabonye nawe nko kwitakana M23, kuko ni statement basohoye nyuma yuko M23 iri kwa avance yinjiye hano muri za Karembe. France nayo bahise yasohoka itangazo muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ati twamaganye ibikorwa bya M23 iti twebwe none yarateye ntago yateye, kuko basobanuye yuko bateye hariya nyuma yuko batabajwe n'abaturage. Nitubihuza n'iri tangazo ry'amasosiyete civile, nakubwiye ngo aya masosiyete ameze nk'ayihishe mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi bintu mu byumve neza. Aya masosiyete civile ubundi twakabaye tubona ko yambaye umwambaro wo kuvugira abasivile, abaturage nyine none abaturage nibo bahamagaye 23 ni mu dutabare turi gukorerwa ubwicanyi, turi gusahurwa n'ibi bisambo byo muri Wazarendo nyine, bamwe babyishamari. Ni mujye mubona babifunga se, mutagira ngo ntutse Wazarendo kandi ngo nabantu bakomeye ku butaka bwa Kongo, kuko ni patriot, ni les patriotes ba Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mutagira ngo ndabatutse rero, nuko hari ibisambo bijye bigaragaramo harwo ni ibyitwikira izina atari bo, bakajya kubafunga. Mwarababonye benshi. Noneho kuri iyo ngingo ubwo harimo ikintu cyo kuvuga ngo abaturage batabaje, M23 byumva kari iratabara. Societe civile ati turikanze kuko M23 ntaho tuyitandukanyiriza n'indi mitwe yitwara gisirikare, abarebere bandi bose bari buze bice bafate ku ngufu basaure. Noneho bongeyemo n'akantu ngo batubuze n'imirima yacu. Muri buze gutandukanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'amasosiyete civile yo muri DRC biri buze gukunda. No muri statement zabo zose nta namwe nari nabona bavuga neza ayo 23. Navuga nese societe civile kuki zitandukanye n'imvugo civile, kuki societe civile zidahuza n'abasivile ba hano? What's wrong with? I don't know.
ubwo rero niho ndi kwitsa kuri izi mvugo z'i Paris. Benshi bagiraga bati ikibavugishije ibi ngibi ni umusaruro basaruraga muri Warikare. Memu na Ngora rwose ari abatatinye kwitunga gatoki ati corruption irimbuye. Corruption ibihugu byitwa ko bikomeye, byitwa ko biri gusevinga Afrika, biri gufasha Afrika, nabo corruption yabacengeyemo yarabarimbuye. That's why ibintu biri gukomeza kujagarara gutya. Ngiyi impamvu yonyine tudafite amahoro, ngiyi impamvu yonyine twibeshya ko turi no guharanira amahoro, ko hari abandi nyuma nabo bari gukora ibishoboka byose ngo amahoro turwanira nayo abure cyangwa se apfe. Ntibyumvikana uburyo Angola nk'umuhuza ushaka amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo, aho kugira ngo avuge ngo turumva icyakorwa ari icyari ukwirukanka na M23 twamaganye ibyo mwakoze, kandi yagiye gutabara abaturage. Bivuze ngo Angola ntibabajwe n'ibiri gukorerwa abaturage, yozwe no kuba byitwa ko hari imvugo ivuga ngo u Rwanda na Kongo bafitanye iki umubano mubi. Ubwo niko abantu bahita ba generaliza nyine bagafata ibintu nimuze kubingirekaho. So turi gusatira umusozo rero. Conclusion: uku gushyiraho abayobozi kwa M23 narababwiye mu ntangiriro bifite ikintu binini bisobanuye, kuko aka kanya tuvugana hari territory ya M23 rwose irimo ishikamye bwuma yashyizeho n'abayobozi already. Terero rye muri Rubaya urebe ukuntu bimeze. Jya hano ku mpaka w'u Rwanda huza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urebe uko situation imeze. Zabwira Mana hariya urebe uko gahunda zimeze, zabonagana urebe uko gahunda ziri controle urebe uko bimeze. So mu ijambo rimwe Tshisekedi asa n'uwamaze kwemera kurekura ibintu yafashe n'amaboko yombi, asa n'uwamaze kunanirwa ikiganza kimwe ararekura agira ati nimukomezanye ibyo nanjye nsigare ngegira n'ibiri mu kundi kuboko. Murumva ko yinjiye muri rya turufu ryo guhindura iki itegeko nshinga ngo arebe niba ashobora kwigwizaho imbaraga wenda cyangwa se akazahindura strategy zo kongera gasuniko yita umwanzi M23. Ariko se bizakunda? Reka dutegereze. Ese France igiye gukora iki nyuma yo kwamagana M23? Ese Angola igiye gukora iki? Ese impugukije ubundi ziravugana iki? Ibi byose tubitegeresheje amaso n'amakamera yacu, n'ubundi tuzabiganiraho uko bizagenda kose. Icyakora abaturage mukomeze kumva ko dufite uruhare rukomeye mu mutekano wacu mu karere, dutanga ibitekerezo tudasesereza, tutibasira. Ntekereza ko nyuma ya none ibintu bizakunda, biragoye ariko bizakoreka. Niyo mpamvu icy'ingenzi ntabwo ari ugucika intege. Reka mbashimire rero, ubwo ibindi biganiro birakomeza mu masaha ari imbere. Blessings over blessing.